Mwaramutse neza abo duhuriye kuri iyi cano. Nk'uko mubizi turi kwiga icyigisho kivuga ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Tugeze ku cyigisho cya 8, aho tugiye gufashwa na mwene data uri hano. Njyewe amazina yanjye nitwa Ishimwe Maridoshe, hakaba ari na mwene data ugiye kumfasha arivuga. Yewe nitwa Uwitonze Ildefonse. Reka rero dutangirire hamwe iki cyigisho dusenga. Data twese udukundira mu ijoro, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, ukaba utugejeje muri uwo mwanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Duteguriye cyangwa se turinganirije kwiga icyigisho kitwereka amateka y'umusamariya, kugira ngo natwe kidufashe. Tugusaba kugira ngo uyu munsi uhumure imitima yacu, tubashe gusobanukirwa n'icyo tubwirira mu ijambo ryawe, maze tukwitegura nk'uko ubidushakira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire mwene data Ildefonse adufashe muri iki cyigisho cyiza cya 8 agiye kutwigisha. Ni karibu mwene data. Murakoze. Nk'uko mwene data abivuze, tugiye kwigana icyigisho cya 8 gifite umutwe uvuga ngo Yesu n'umugore w'umusamariyakazi. Isomo ryo kuzirikanwa rikaba ritubwira riti, ariko nywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Nk'uko riri muri Yohana ibice 4 umurongo wa 14. Amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi aratubwira ati, uwifuza kumarwa inyota n'amazi yo ku masoko y'iyi si azanywa, ariko yongere agire inyota. Ahantu hose abantu ntabwo banyuzwe, barashaka icyahaza ubukene bw'umutima. Hariho umwe gusa ubasha guhaza uko kwifuza. Uw'isi ikeneye, uwifuzwa n'amahanga yose, ni Kristo. Nk'uko aya magambo yavuye mu gitabo cy'umwuka w'abantu cyitwa uwifuzwa ibihe byose, paje 187. Aya ni amagambo abanziriza agize iki cyigisho. Izindi ngingo zose tuzagenda tureba zikubiye, uyu niwo mutwe uzikuriye. Ingingo kuwa mbere rero iratubwira iti, Yesu isukara. Hari ikibazo kiri kubaza kiti, igihe Yesu n'abigishwa be bari mu rugendo bajya i Galilaya, ni hehe bahagaze? Reka turebe isomo tubona muri Yohana ibice 4 umurongo wa 6. Aravuga ngo, kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Urakoze cyane. Ngira ngo iryo somo ritweretse bari mu rugendo aho bari bahagaze. Reka twumve amagambo y'umwuka w'ubuhanuzi. Aratubwira ati, ubwo Yesu yari yicaye iruhande rw'iriba, yari afite inzara n'inyota. Urugendo uhereye mu gitondo rwari rurerure, noneho izuba ryo ku manywa y'ihangu ryari rimurasiye hejuru. Inyota ye yongerwaga no gutekereza amazi afutse, amazi meza amuri iruhande, nyamara atabasha kuyashyikira kubera ko atari afite umugozi cyangwa ikivomesho, kandi iriba ryari rirerire. Intege nke za kimuntu zose zari kuri we, bityo yari ategereje uwaza kuvoma. Mwuka w'ubuhanuzi wifuzwa ibihe byose, paji 183. Aha rero barimo barerekana uko byagenze mu gihe Yesu yarageze hariya kuri iriya riba. Nawe yari umuntu ufite imiterere nk'iyacu, usonza, ubasha no kugira inyota nk'uko natwe tugira inyota. Reka twumve ikibazo cya 2. Ninde waje ku iriba? Ni iki Yesu yamusabye gukora? Kandi se ibyo byagombye kutwigisha iki? Yohana ibice 4 umurongo wa 7. Umusamariyakazi aza kuvoma.
Yesu aramubwira ati fata utuzi two kunywa. Reka twumve mu mwuka w'ubuhanuzi. Aravuga hati urwangano rwari hagati y'Abayuda n'Abasamariya rwabujije Umusamariyakazi kugirira Yesu iyo neza. Ariko Umukiza yashakaga icyabasha guhindura umutima w'uwo Musamariyakazi, maze mu bwenge bukomoka mu rukundo mvajuru, Yesu asa n'ushaka gufashwa, nyamara ari we washakaga gutanga ubufasha. Iyo Umusamariyakazi aza gukorerwa igikorwa cy'ineza yashoboraga kutacyemera, ariko uwo ugiriye icyizere nawe arakikugirira. Umwami w'ijuru yasanze uyu ari we insuzugurwa, amusaba kugira ngo icyo yamukorera giturutse mu biganza bye. Uwaremye inyanja afite ububasha ku mazi yose yo hasi. Uwafukuye amasoko n'imigezi yo ku isi yari yicajwe n'umunaniro ku iriba rya Yakobo, ategereje gufashwa n'umugenzi wamugirira impuhwe akamuha impano y'amazi yo kunywa. Wifuzwa ibihe byose, paji 184. Nk'uko tubyumvisha muri iyi ngingo, haratwereka ubwenge Yesu yakoresheje mu kugirana ikiganiro n'uriya Musamariyakazi. Ukurikije amateka, Abayuda n'Abasamariyakazi ntabwo bari basanzwe bumvikana, ariko kugira ngo Yesu abashe kumwiyegereza, yamweretse ko ari we ufite icyo akeneye, kugira ngo wa mugore abashe kubona ubufasha. Yesu abanza kumwereka ko ari we ukeneye ubufasha. Aha rero harimo isomo dukwiye kuzirikana ry'urukundo no kwita ku bantu, nubwo twaba tudasanzwe tuvuga rumwe cyangwa se twumvikana, ariko tukamenya ko twebwe dukwiye kubagirira neza, bizabakurura bitume natwe tubasha kuba abantu bafitanye ubumwe. Ubundi murakoze.